12 batatu bambenze nyuma yo gukizwa 10 n'abangahe bose hamwe ni bangahe 12 iduze nk'intumwa za Yesu Kristo nza kumva harabo yabwiraga ko atikana karimo arantereta si ibyago muye nabyo oya sha yego ati si ibyago muye nabyo gutererwa n'umuntu nkuriya ati umva ni ibintu binkomerekeje umva ko ari ikizira yego ikizira undi nawe aravuga ati nkabona azikora neza nkabona umukobwa ariko uyu mukobwa wamwitegereza cyane mu gihe ndimo kumwitegereza abanzaniye bije y'ubukwe Jeannette oya abanzaniye bije y'ubukwe none mfata icyemezo cyo kuvuga ko nkwiye no kureka ibintu byo kurambagiza atari ibyanjye akaze kusengera numva sigewe kuko numvaga jewe ntabishobora nuko ndagenda ndamusengera Mana uzamuha umugore uzamufasha mu buzima uzamushigikira ariko apana gige rimwe yarampamagaraga nkafata phone nkashira muri silence nkayireka igasoni kivanaho nyuma arambwira ngo rega nanjye singewe ngo nuko nkukunda hanyuma bwira Imana ngo Mana nuko uhembase ubu nibwo ugiye kumpemba nuko nyene umpembye umugabo kamba yego mu 2000 nari narayandikiye ndayibwira ngo Mana ndashaka umugabo uzi gukorera amafaranga icya kabiri ndashaka umugabo muremure usumba uburebure hanyuma twege hano navukiye urumva nakijwe ndi mutoya kandi pe nirondorera mu Mana numvaga rero mfite amatsiko y'umugabo nzashaka muri gen najyaga shushanya nkumva tuzajya tugenda dufatanye gutya urareba umva tuzajya tugenda dufatanye gutya twateruranye mu muhanda none hije kunyemeza imperezo nzajya ngenda ndeba hano inyuma urumva ntibyari buvemo sunika nakundaga kwambara inkweto zihagaze ndi gato cyane ndagenda asanga abantu batonze umurongo baraseka iyo bamubonaga babaga bazi ko ngiye nanjye guhitanza asanga batonze umurongo noneho bagaseka bagahana twa 5 gutya noneho barangije nanone barabikora nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri buno buzima cyane cyane ndaguha ikaze muri Igasabo Showroom ahantu heza twabona ibikoresho byiza muze tubaye ibikoresho byiza mbere ko ntangira ikiganiro reka mbashishikarize abantu bafite ubukwe abantu mwifuza guhindura ibikoresho byo mu nzu vraiment umusirimu wese wifuza ibikoresho byiza ariko nanone ku giciro cyiza mwumvikanye bakabana gukorera ibyo wifuza muze tugukorera hano muri Igasabo Showroom i Remera hafi ya Polifame hafi y'ibitabo byitwa Polifame cyangwa hafi ya hotel yitwa Grand Legacy hamagara 0788 77068 ndi kumwe n'umuryango wa Victor Zinda. Victor tugoye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Ni amahoro ni amahoro. Ibintu byose ni sawa cyane. Ibintu byose ni sawa. Imana ishimwe ku bwabyo. Amen. Uri kumwe n'umutambukanyi niko abarundi ngo bavuga. Arakizi cyane. Azi Kirundi? Okay. Niho yavukiye. Ubuvukire Uganda. Umuhurira mu Rwanda. Duhurira mu Rwanda. Ko ari inkuru. Ni inkuru ndende. Yego. Tugoye ikaze unatwibwira cyangwa umutware nabanza kuvuga. Yego. Murakoze cyane Gerard kutwakira kandi nkuko bidusabye amazina yanjye nitwa Zinda Victor. Yego. Nkaba ndi umugabo wubatse nubakanye n'uyu mudamu mwiza nise Gift. Yego. Namwise Gift niryo zina namuhaye. Yego. Yagasirina ariko amazina ye ari mu byangombwa n'uwagira ubuntu Jeannette. Yego. Kuki umwita Gift? Namwise Gift ku itariki ntibuka ariko umunsi ambwira ngo aranyemereye 100%. Kuri igitekerezo namugejejeho cyuko yambera umugore. Nibwo namwise namubwiye ngo mushakira amazina nako mushakira izina. Ndatekereza mpa umwanya ko nabwo ndumva nakwita Gift. Yego. None se ubundi ni ijambo ry'icyongereza ariko rivuze impano. Yego. Numvaga nkwiye kumwita impano ivuye impano y'Imana. Yego. Impano y'Imana. Wavuze ngo kuko ngo yarakwemeye. Umvuga se atakwemera?
ni urugendo rurerure. Uko mbona nk'uko nicaye mu igare, ntabwo navutse ngendera mu igare, navutse ndi umwana muzima, ariko nza kugira igihe ndarwara indwara zikomeye, iseru hazamo n'imbasa, ariko birangije bisoza bimugaje, kandi namugaye mfite umwaka nk'umwe w'amavuko. Kuva icyo gihe rero ubuzima nakuriyemo, nakuze mfite ubumuga, nkururuka hasi, ngenda n'amavi, mu buryo bwabaga busa nkaho ndi umuntu usuzuguritse udafite n'ejo hazaza. Rero nakuze numva abantu bavuga ko nta muntu ufite ubumuga washaka, nanjye bisa nkaho binyiremamo, ariko igihe cyaje kugera nza kugerageza gushaka, kuko nabonye hari ibyo nashoboye kugeraho bavuga ko ntageraho, nko kwiga. Mbona ngeze kwiga, ndaminuje, mbonye akazi, ndavuga no gushaka birashoboka. So nza kugerageza rero gutangira urugendo rwo kurambagiza, ariko mu kurambagiza nagiye mbengwa, nterwa amashoti. Amashoti rero nagiye nterwa, yatumye numva ko umukobwa wanyemera yaba ari umukobwa uvuye ku Mana, azaba ari igitangaza, azaba avuye ku Mana, ku buryo nkwiye kumwita izina rigaragaza ko ari impano y'Imana. Rero uyu niwe wabaye impano y'Imana, niwe watsindiye iryo soko. Yitwa Gift. Jane, watsindiye isoko ry'Imana. Natsindiye isoko, ndashima Imana, ndashoboje kuritsindira. Tuguhaye ikaze nanone mu kiganiro Inkuru Yanjye, we n'umutwari wawe, tujye gukora ikiganiro rero. Mbere ko twinjiramo neza mu nkuru, ubwo tuhita tunahera ku nkuru y'urukundo, ahubwo nta nubwo tujya kure cyane. Mufite n'igitabo tuza no kuvuga muri kano kanya. Ko kwita Gift bisobanuye iki kuri wowe, Jeannette? Byaranshimishije, nabonye ko yahaye agaciro urukundo muhaye, ndetse amafamiye menshi atumenyereye batwita family gift. Ntabwo ndi gift gusa, ahubwo twahindutse family gift. So numvishije bishimishije, nanjye hari igihe nibagirwa ko nitwa Jeannette. N'abandi basigaye bakwita Gift. Wowe nivuga Jeannette, ubwo narizi ko ari umutwaro kwita Gift gusa. Nawe ni nk'uko anyita Sheri, njya musetsa nkamubwira ni tuba turi n'abasaza, ningira ngo uzajya uvuga Sheri, amenyo wenda yarabaye make, ariko iyo nyise Victor ndikanga, ndavuga habaye iki? Kunyise Victor habaye iki? Ugira ngo yakwanze. Nanjye mvuze Jeannette, avuga kagira inkuru, tikagira inkuru. So rero nuko byagenze, kwakirana urukundo. None se wenda reka nsubire inyuma gato cyane, utubwiye ko wagiye uterwa amashoti cyane ku buryo wageze naho wiheba mu gihe cyo gutereta. Igihe utajya wibagirwa ni iki muri icyo gihe cyo gutereta, ariko Gift wawe ataraza? Ikintu nahuye nacyo, kuko nabayeho ndi umuntu naje kwakira agakiza, naje kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye mu mwaka wa 2002. Ariko mbere yaho narasengaga bisanzwe, ariko nkanatereta nibwo natewe amashoti cyane, ko naje kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye maze guterwa amashoti nk'icyenda bose bakubeye. So iyo ni experience nagize yankomereraga, kuko wambengaga, wamakaniraga, nkakomeza nk'insista, bikanga byakwanga, nkumva ndababaye cyane, nkumva ko anyangiye ko mfite ubumuga, sintekereze yuko hari nabo babenga, nawe wenda hari amashoti baguteye, ntabwo byabura. ariko jewe nahitaga nishyiramo iyo complex. Ariko maze gukizwa, naze kwinjira cyane mu ijambo ry'Imana, nza gusobanukirwa yuko ndi uw'agaciro uko naba ameze kose.
Victor Yes. tutarajya kuri kugukizwa ubwo urumva tugiye kure cyane ndashaka mbere yo gukizwa cyagiye nyine uri mu bihe bikomeye by'ubuzima bwawe wibaza kubera ikimana kubera ikibambenga navuga kubera ikibambenga ndashaka kumenya udurwo urugendo bwa mbere utangira gutereta nicyo utajya wibagirwa n'uwe mukobwa utajya wibagirwa uwaguteye ishoti ubuzima bwawe ukumva burarangiye muri abo ngabo nk'icyenda numva ari nka batatu wenda si ngombwa kuvuga amazina yabo oya si ngombwa kuvuga amazina yabo ariko nka batatu numvise bambabaje cyane ko nashyizemo imbaraga zose n'urukundo amarangamutima yanjye yose ariko ntibyakunda so mpita numva ko ngira ngo gushaka atari ukwanjye mpita numva ndihebye ndavuga ariko kubera iki ari jyewe ubaho ibi bintu byose ni jyewe umugaye mu gushaka kuko hari barumuna banjye abavandimwe banjye baramaze gushaka kandi mbaruta numvaga nta shyari mbafitiye ariko nkumva ko nanjye nagombye kuba ari jye ubaho urugero ariko nkumva none mfata icyemezo cyo kuvuga ko nkwiye no kureka ibintu byo kurambagiza atari ibyanjye nishyira muri gereza muri ka gereza ko kumva ko jyewe ibyo gushaka atari ibyanjye ariko nkibaza kubera iki ibi ngibi bimbaho ese hari agaciro mfite ese nzabaho gute ese nzabyara ese nanjye nzitwa papa ariko ndashima Imana yuko ibyo yabikoze yego muri abo bantu se wenda nk'abo batatu hari nk'amagambo bakubwiraga gukomeretsa ku buryo hari uwambwiye ati ndumva jyewe mfite undi muntu kandi nzi ko atari byo arambwira ati mfite undi muntu ariko nza kumva hari abo yabwiraga ko kanaka arimo arantereta si ibyago mpuye nabyo ati si ibyago mpuye nabyo gutererwa n'umuntu nk'uriya ati nkumva ni ibintu binkomerekeje nkumva ko ari ikizira ndi ikizira undi nawe aravuga ati uriya muntu arantereta ariko ntabwo bishoboka ko namwemera ntabwo bishoboka rero ibyo byatumye numva umutima wanjye ukomeretse wumvise iryo jambo umuntu avuga ngo si ibyago nkuye nabyo kuba nteretwa n'umuntu nk'uriya icyo gihe wagize ayahe marangamutima numvise ntakwiye kongera kugira uwo mbwira ariko noneho kuva icyo gihe natangiye no kujya uwo ntereta nkamutereta asa nkaho nihohora nkavuga ni maze igihe ngutekereza nkureba nkabona uri umukobwa mwiza nkabona ufite indangagaciro nziza mfata icyemezo cyo kuza kukurambagiza ariko ntugire ngo ni ukurengera ntubone ubumuga mfite wowe urebe umutima mbere nkasa nk'ushaka kumubikamo ubwoko kumucinyaho inkoro kumucinyaho inkoro no gusa nk'aho mubikamo ubwoba kugira ngo ataza kugira nk'irindi jambo avuga hava avuga ati oya ntabwo bishoboka cyangwa nkabwira ijambo ribi ariko icyo gihe iyo navugaga amagambo nk'ayo urumva ko byabaga bisa nk'aho nisuzuguye already nisuzuguye iyo wisuzuguye rero n'undi wese yagusuzugura biroroha kugusuzugura so icyo nicyo byandemyemo ipfunwe byandemyemo kutigirira icyizere byandemyemo kumva nta gaciro mfite nk'umuntu waremwe n'Imana nk'abandi bose ko baremwe n'Imana nicyo byanyubatsemo numvaga nsa nkaho nta gaciro mfite kuko nakuze numva mfite agaciro ariko uko nagendaga bakanyigizayo nkumva ko n'agaciro kanjye ntangira kujya nitinya mfite complex hari umuntu ugira ikibazo nk'icyo ngicyo rimwe na rimwe ugasanga agiye mu gahinda gakabije
aho batamureba ararira kumva ntiyajya mu bandi. Wowe ni ibihe bimenyetso utajya wibagirwa byakurangaga muri iyo minsi? muri icyo gihe hari igihe nigeze gutekereza ko ni igihe mukuru ni igihe mukuru mu bavandimwe banjye, ndi imfura iwacu ndetse n'umuryango mugari wo kwa data, ni igihe umwuzukuru wari mukuru ku buryo numvaga hari abo twabanaga nabo babi wanjye. Igihe kimwe kiza kugera numva ikimenyetso cy'agahinda gakabije, nigeze kubwira murumuna wanjye umwe, ndamubwira nti ndumva ashaka gushaka ko najya muri ghetto, nkashaka ghetto, nkajya nkagira umuntu nkorera isuku, w'umuhungu kankorera isuku akamfurira, ariko nkaba jyenyine. Kandi aho wari utuye hari wawe? Oya, ntabwo hari wanjye, narakodeshaga hano muri Kigali. Yego, warakodeshaga. Ariko mfite abo mbana nabo, ari jye ubashinzwe, ari we chef de famille. Yego. So ndamubwira nti rero mutangiye kubona utuzi, ndumva jye nshaka kugira ngo nibane jyenyine, shyira ubwenge ku gihe. Ariko byabaga ari ibimenyetso by'agahinda gakabije. So umurumuna wanjye ndamushimira cyane, we ntabwo abyibuka, ariko yarambwiye ati ariko kujya kwibana uri umuntu uwo waba uri we wese, kwibana ni ibintu bibi, bituma witekerezaho cyane, bishobora gutuma kurwara ukabura ugufasha. Ati nta mpamvu yo keretse ugiye gushaka. Ariko abimbwiye arambwira rwose ntabwo ari byiza, kadukomeze tubane, buri umwe azajya agenda agira igihe cyo kugenda agira urwe, ariko nujya kuba muri ghetto. Ariko numvaga nshaka kugira ngo ngire ahantu najya ntekerereza, ndi mparirire, numve nta binderanje. Ariko urumva ko byari sinye y'agahinda gakabije. Ikindi cyari sinye y'agahinda gakabije, hari igihe nigeze kuvuga ngo ngiye gukunda abana b'abavandimwe banjye. Ndanabigerageza, ntangira gushaka kujya nshyira abana b'abavandimwe banjye muri za serance kugira ngo mbazigamire ejo hazaza habo. Numva ko ngiye gukunda abana b'abavandimwe banjye nk'abanjye, ko numvaga niyakiriye ko ntago nzabyara, ntago nzabyara, ntago nzagira umugore, nzajya nkunda abaramu banjye, mbakunde nk'uko nakabaye nkunda umugore wanjye. Ariko ibyo byari sinye z'agahinda gakabije. None icyo gihe wumvaga nujya muri ghetto abavandimwe mutandukanye, urumva ni wowe wari umuyobozi mukuru nshakiye, wumvaga nujyamo uzaba umeze ute, wumvaga ugomba kwitwara ute, wumvaga se? Numvaga kuko numvaga nshaka kujya muri kaminuza, nari nacikiza amashuri ntararangije kaminuza, nari mfite akazi, akumvuga ngo natura hafi ya kaminuza, nkashakamo umwanya banyemerera. Nanatekerezaga Kimu nibwo yari gitangira, ntekereza ko nakutura hafi ya Kimu, nkashaka umwanya muri Kimu, nkajya ngenda n'akagare kanjye nkinjira muri Kimu, ngasohoka nigira muri ghetto, nagira uwo nshaka gusura nkamusura, ntagira uwo nshaka gusura. Umutima wumvaga uremerewe gute? Numvaga shaka ubuzima bwa jyenyine, ko numvaga ntawe byo gushaka atari byanjye. Numva n'abandi bantu nkumva nsa nkaho nkeneye kwibera jyenyine. Ariko umuvandimwe aza kumbwira ati ntabwo ari byiza kuba wenyine. Wumva urakunzwe none kuba yifuza ko mukibana. Ndavuga ko ari murumuna wanjye, akaba ambwiye gutya. Ntekereza ko inama ngiriye ari nziza, kandi yari umusore wubaha Imana, n'ubu ngubu arubaha Imana. Guterwa amashoti n'abakobwa hafi 10, watubwiye nk'icyenda, 12 batatu bambenze nyuma yo gukizwa. 10 n'abangahe bose hamwe ni bangahe? 12 iduze nk'intumwa za Yesu Kristo. Neza abakobwa 12 bose. Wagiraga umuhate udasanzwe, uravuga uti uyu nubwo yanze reka njye kuyundi. Iyo yangaga navugaga nti mbere nka 2 3, navugaga nti birashoboka ko nabandi bibaho. Ariko
ngeze nko kuwa gatatu ndavuga kambireka ibi bintu ariko uko uganira na bagenzi bawe icyo gihe nakoraga no muri leta nakoraga muri leta muri ministeri y'urubyiruko niho nabanje gukora kera muri za 19 intambara ikirangira rero twabaga tuba abasore ukumva baratereta ukumva uvuga ariko wowe bite uriya mukobwa kuki utamugira aragukunda ibintu nk'ibyo nawe ukumva pressure kandi ukumva ukabona abandi barimo barashaka ubatwerera ukumva nawe ukeneye kubaka urugo akavuga ati ariko wakongera nkagerageza uriya mukobwa wenda ashobora kwemera nkatera intambwe nawe nkagerageza nkakubitaho akanshwishuriza yashwishuriza nkavuga noneho ndamanitse nkamanika nk'amezi makeya sinzi ukuntu Imana ibigenza iyo ucitse intege Imana irongera ikagusubizamo imbaraga kwibagirwa ibyari biguciye intege icyo gihe nkongera nkishakamo akanyabugabo nkongera nkareba nkakurikirana nkongera nkatera intambwe kugeza igihe byabaye inshuro 9 ndavuga rero ubu ngubu ndumva nkwiye kumanika burundu nibwo natekerezaga ibyo ngibyo abo batatu rero bandi naho nari maze gusobanukirwa ko ndi uw'agaciro bya bitekerezo byo kumva ko ntari uw'agaciro byari bimaze kugenda bivamo kubera kwinjira mu ijambo ry'Imana n'imbaraga zo gusenga. Jeannette aziramo gute rero? Uko yaje rero maze gukizwa 2002 naje gukizwa ntangira afite ishyaka ryo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no kumva ikimana yaba yarandemeye guhishurirwa ikimana yandemeye nsanga ndi uw'agaciro nsanga ndi umuntu Imana yaremye ifite umugambi mwiza wo kuzagira umumaro kandi ifite uburenganzira no kubyo yaremye byose yaremeye abandi bose numva ko nanjye mu yaremeye umugore ahari so ndarambagiza wa mbere arambenga wa kabiri wa gatatu ariko ngeze mu gihe noneho numva nanone ngiye kugaruka muri bya bihe byo kumva noneho ncitse intege hejuru yo gusenga no kwizera nabwo ndabona bitarimo kumfasha yego nsa nkumanika ariko nza gushaka uburyo sengana n'abakozi b'Imana batandukanye umukozi w'Imana umwe arambwira ati humura wowe gira kwizera kandi dusenge twatura neza yego wiyaturaho neza utiyaturaho ibibi dusenga muri ubwo buryo ariko igihe kiza kugera nanone nko muri 2006 nza kumenya umukozi w'Imana pasiteri umugaye gendera ku kagare nawe afite itorero Nyamirambo yahise Nyabugingo Worship Center umushumba rero numva ko agiye gushaka ndamushakisha ubukwe bwabereye Uganda bumwe bwo gusaba bwabereye na mu Rwanda ubukwe nyirizina bubera Uganda ubukwe bwiza akamba we n'amavi adakoresha igare icyo gihe ariko ubu ngubu akoresha igare n'iri gare niwe wari impaye n'impano yampaye afite n'imodoka afite amaze kwaguka so rero nza kumushaka mushatse turahura ampa ubuhamya bwe ambwira ko we ahubwo ari we wabengaga ambwira ati rero ikintu ufite ikibazo ufite ni ibibazo bibiri kwisuzugura no kwitotomba akwitotomba ukavuga kubera icyo ari giyewe wamugaye kubera icyo ari giyewe umeze gutya noneho ukanisuzugura kuko mu biganiro twaganiriye yavuze ati ngusomyemo ibintu bibiri kwisuzugura ati kandi iyo wisuzuguye n'abandi baragusuzugura ntawe utagutera ishoti ariko giyewe nta wanteraga ishoti ahubwo n'igihe wabengaga kandi ubona uko meze yamaze kwisobanukirwa ndamaze kwisobanukirwa ambwira ati wisobanukirwe kandi ikindi nusenga uvugana n'Imana uvugana n'Imana uri confident uyibwira ko Imana ndashaka iki n'iki niba biri mushaki bwawe ndagusaba ngo ubinkorere yego aho ngaho rero aranantumira njye ayiwe ngeziwe sanga sanga ntibadahari mbona barazanye na madamu akamba madamu muri inyuma madamu mwiza mbona baransanga muri salo binjira mbona madamu aranaciragura yatwite
atwite inda ya mbere Yeah. so mu mutima ndavuga ni Siko byandi bishoboka. birashoboka Yego. uyu mugabo ukambakamba ngewe kandi ntabwo nkambakamba nkawe Yeah. ariko akaba afite umugore umeze gutya afite urugo rumeze gutya ngewe ndacyari mu tugeto n'abavandimwe banjye ariko ambwiye aya magambo umudamu we nawe mu buhamya ndishima cyane nongerwa kwizera noneho ntera intambwe ntangira gusenga nshima Imana mvuga ngo Mana bariya bakobwa bose bambenze ishobora kuba atari abanjye cyangwa se niba harimo n'uwanjye Imana igishumbusha igishumbusha niba abantu bashumbusha abandi Imana yo kuki itashumbusha ishobora kunshumbusha urenze n'uwo nguwo wari mu bushake bw'Imana akabwanga ntangira no kumva mfite confidence ntangira nko kurambagiza ubundi nishyiraga mu rwego rwo hasi nkavuga nkarambagiza nk'umukobwa mbona ushobora kuba ufite utubazo ushobora kuba udafite avenire ariko wenda nkareba indangagaciro cyane ariko sindebe level ya education sindebe family ngo ava muri family niyi nkareba gusa ntuyu ngo yashobora yarakubiswe nawe mu mvugo y'iki gihe ariko nubwo yakubiswe ariko afite indangagaciro noneho ntangira guhindura imyumvire ndavuga ndashaka umukobwa utarakubiswe kuko nawe yarakubiswe nanjye narakubiswe n'ubumuga gusa tuzafashanya gute so aho ngaho niho narimo ishyira ku murongo abakobwa nagendaga ndeba bagiraga ku bakobwa nka batatu uyu nguyu ataraza ariko hari ahantu nasengeraga mvuga ngo Mana bibaye byiza wampa umukobwa dusengana hano kugira ngo njye mbasha kumukurikiranira hafi kandi binyorohere no gukomeza kuzasengana nawe aho nsengera hanyuma uyu nguyu aza kuva mu itorero aho yarari aza kuza mu itorero aho nasengeraga ahaje bisanzwe tutabikomikanye ntamuzi nawe atanzi ni umuntu wamutumiye yari umunyamahanga umukozi w'Imana yaje mu giterane afite igiterane aho ngaho aramutumira arahaza arongera arahaza igihe kiza kugera aza haje uko niko Imana ikora aramubwiye ati ndumva umugisha wawe uri hano kandi yari umugande atanzi tutari inshuti so ahaje rero nkabona bamuhaye inshingano za Sunday school bamuhaye inshingano zitandukanye nkabona azikora neza nkabona umukobwa ariko uyu mukobwa wamwitegereza cyane mu gihe ndimo kumwitegereza abanzaniye bije y'ubukwe Jeannette oya abanzaniye bije y'ubukwe kuko nari umwe mu bayobozi b'urubyiruko nari nungirije umuyobozi w'urubyiruko mu itorero arambwira ati rero umukozi w'Imana nari nigishije arambwira ati umukozi w'Imana urakoze ariko nari mfite icyifuzo cyo kunsengera mfite bije y'ubukwe kandi hano ndi mushya wamfasha kumobiriza urubyiruko n'itorero ko jewe sindamenyera ndavuga nti ndabubwira nti rwose nibyo ndagufasha nyirambikaho n'ibiganza bije ndayisengera ariko mu mutima ndavuganisha barakuntanze mu mutima nari ngiye kuzatera intambwe none baragutwaye ntakundi mu mutima ariko namusengeye neza ndamusengera ndavuga Mana zamufashe ubukwe bizagende neza uzadushoboze kubwitabira ariko ngize Imana hashize mezi makeya tuza guhura ntaheruka ku rusengero ava ku rusengero nanjye mva ku ishuri ku university aho nigaga muri Kiye hahoze hitwa Kiye Kimironko duhurira ahantu mu nzira avuye ku rusengero ndamaze asa makuru ubukwe bugeze hehe mbabarire sindatangira kumobiriza abantu arambwira ati yarapfuye yarapfuye mu mutima wumva umeze nahisemo kansoringa nahisemo mpumuriza ariko wishimye umutima ariko sinamweretse ko nishimye ubwo ni poli sana niko bagutesha umutwe ariko uri wawe arahari ihumura ndi tuzasenga wawe arahari ndavuga naye ariko ubona babaye yarashaririye kubera ko umuntu yamutesheje urumva umuntu yageze gukora bije birumvikana biba bigeze ahantu heza so sinzi ko ibyo ni birebire icyatumye batandukana wumva adafite impamvu yumva adashaka ibyo gushaka kuko we yari na muto
jewe ndamurusha imyaka myinshi we yarakiri mutavuga ati ndacyari mutoya nta mpamvu yo kujya mu byo gushaka ngiye gushyira imbaraga mu gukorera Imana ko nibyo bintu yakoraga cyane n'ubu akunda. So ndagenda ndavuga nti uyu mukobwa wamushyira kuri list yabo ndimo gusengera, ariko ndavuga nti ndabona ashobora kunyihaniza uburakari mbona afite, ariko mfata igihe cyo gusenga, mfata icyumweru ndamusengera bucece, mfata umutima we, ndavuga ngo ndafata umutima we ndaworoshye, ndohereza imbaraga z'ijambo ry'Imana rigere kuri we, umutima we worohe, ninzamuvugisha azabe yaroroshye. Imana yaravuganye nawe, ibanze guterete ibanze interetere, ntuma Imana ndayinginga ngo ubanze unteretere uriya mukobwa, mukuremo uburakari bwose kandi azansubize neza. So nza kumusaba nyuma y'icyumweru, nza kumusaba gahunda, arayinyemerera araza, ariko ngo yaje yumva ko tugiye kuganira ku bintu byo mu itorero, ariko arakeka avuga ati ashobora no kuba wenda ashobora gushaka kugira icyo ambwira, atariko nagira icyo ambwira ashobora kumushishuriza avuga reka ntuzongere kubipima. Niko yakubwiye? Niko yambwiye. Ndaza kubimubaza. Nyuma rero mujyanye ahantu twicara ngo tugane, hari muri pause nakoreraga hano hakurya Gifsemint. So twicara ahantu, twicaye ahantu, mubwira ubuhamya bwanjye, ndamugane nawe mbwira ubuhamya bwawe bw'ubuzima bwawe, nangije ndamugane nyuma yaho ndagira ngo ugeze umushinga, ndashaka kugusaba ko wazambera umugore. Nkurikije ubuhamya naguhaye n'amagambo nakubwiye, nuko maze icyumweru senga niyiriza, ntaryama ku buriri, ndyama hasi. Ndagira ngo ntusubize uyu munsi, ariko nawe ugende usenge ubitekerezeho, niba wumva ari byo Imana hari ikibivugaho, cyangwa se wumva nta kibazo uzansubize yego, kandi nusubiza yego nzishima nibivuye ku Mana koko, kandi ivuye no ku mutima wawe koko. Ariko nunsubiza oya, nabyo bivuye ku mutima wawe, bivuye no ku Mana, nta kibazo. Mbivuga na confidence, nta kibazo rwose, ntusubize uyu munsi, kandi n'umutima wawe wemeranywaga nabyo, umva ufite confidence ko umva ufite confidence. Ahita abona ukuntu mvugana confidence, atinya kumbwira nabi ibyo yavuga kunyihaniza, ahita aca bugufi, ahubwo ngo agenda ansengera, araza kubikubwira, ngo agenda asengera avuga ngo Mana uriya mugabo sinarinzi ko nawe. Aha hantu rero murahasangiye, ndashaka ko Jeannette cyangwa gift wawe ahatubwira, ubundi uze gukomereza. Jeannette, ndashaka kumenya ubwa mbere aguhamagara, urumva waragiye kumuha bije y'ubukwe bw'umusore wa mbere, mwe mufitanye gahunda, muza gutandukana, sibyo? Uyu nguyu Victor aza kuguhamagara, uravuga uti ibyo ari byo byose yagiye kumbwira iby'itorero, cyangwa se agiye no kuntereta. Niki cyari mu mutima wawe, wumva ugiye kumubwira iki wowe ku giti cyawe? Akimara kumbwira ko nshaka, kuko nari nyoboye icyumba cy'amasengesho, numvaga agiye kumpa ibyifuzo byo gusengera, ariko hazamwe akantu kambwira ngo cyangwa nawe aje mu mubare w'abatereta. Ndavuga oya, ntago yabitinyuka. Kubera icyo mvuga ko atabitinyuka? Numvaga mfite ubona narabwiye Imana rero ntiyatuma imperezo ntasengeye. Numvaga atari we inzozi zanjye pe, kuko nakijijwe mfite ndi mutoye, ngeze igihe cy'umukobwa asengera umugabo, nandikira Imana umugabo nshaka. Rero ntabwo yari afite ibintu nasabye Imana kuri, uretse mu mwuka, uko namurebaga mu rusengero nk'umuntu nari nyoboye ku gicaniro c'amasengesho, ibyo mu mwuka byo yari abifite, ariko mu mubiri ibintu byose byari zero. So numvaga rero atari we. Niyo mpamvu navuze ngo umutima umbwiye ngo cyangwa naje mu mubare w'abatereta, kandi of course nari ngifite ibikomere by'uwo muntu wa mbere. Hari n'abandi batatu baraho, nabo baraho bavuga ngo turashaka utubera umugore, nkumva ntibimfasheho, nkabashira hirya. Ndavuga cyangwa nawaje muri abo, umutima wanjye urankasoringa, ndavuga ariko nabimbwira ndamusuzugura.
hanyuma ijwi ry'Imana rirambaza ngo numusuzugura uzongera ufate mikoro uhagarara imbere y'ubwiriza. Ndavuga none mbigenze nte ngo usenge niyo abatari we aragenda nk'uko abandi bose bagenda. Ndavuga ngenda nafashe umwanzuro niyo abatari we ndaza gusenga mbwira Imana imumvana imbere. So rero ambaza ubuhamya umunsi twahuye, ambwira iby'Imana yamugejejeho, ambwira ukuntu Imana yamuhaye agakiza, ambwira byinshi. Ambaza nanjye ubuhamya bwanjye, wavukiye he, ndamwibwira, mubwira igihe nakirijwe n'inshuro nkoreye Imana. Nuko mu gusoza arambwira ati rero maze igihe nsenga, nubwo bitaba byari mu kwa 9 2007. Arambwira ati nubwo bitaba uyu mwaka ariko nifuza ko ngiye umwaka utaha nakubaka, kandi maze igihe mbwira Imana ngo ndashaka kwishingira imbere databukwe, kandi numvishije ijwi ryavuganye nanjye ko nziga nkaba niga, ryo ryambwiye ngo ntere intambwe kuri wewe. Ndavuga nte numva rero ariko ambwiye ngo yarasenze, numva ngize icyoba. Ndavuga yarasenze kuko nzi ko gusenga nta kintu kidashoboka wasenze. Nahise numva ubwoba, ndavuga Imana yarantanze tu, aho ndavuga oya ntago yantanga, ubuse ntizi byo nayisabye. Hanyuma ngenda mvuga uyu Imana sinanizi ko afite gahunda yo gushaka. Uyu mugabo ashatse umugore utaciye bugufi yazamugora, kandi reba ukuntu ava ku ishuri akarara mu rusengero. Mana ndasenze ngo uzamuhe umugore uvuye ku mutima wawe utazamurusha. Warakoze kunsengera. Numva sigewe. Warakoze kunsengera. Numva sigewe kuko numvaga ngewe ntabishobora. Nuko ndagenda ndamusengera, Mana uzamuha umugore uzamufasha mu buzima, uzamushigikira, ariko apana gigewe urazi rwandiko ndukurayo ndayereka Imana. Ariko nyene iby'Imana iba yaragambire kuri twe nivyo biba ari byiza. Hanyuma nyuma y'igihe akajya mbaza ngo ntagacu kuko ari yarambwiye ngo simusubize, nzamusubize nasenze. Mu by'ukuri ntago nagiye ngo senga Imana ivugane nanjye ko ari we, ahubwo naragenda musengera ngo Imana bwafite ico gitekerezo cyo gushaka izamuha umugore wundi apanage. Ndamusengera rwose kuko numvaga ngiye ntanabishobora. Ndamusengera noneho buri gihe akajya mbaza ntagacu ntagahari, ntagacu ntako mfite. Hanyuma rero kugeza igihe Imana yansangiye ivugana nanjye. Rimwe yarampamagaraga nkafata phone nkashira muri silence nkayireka igasona ikivanaho. Nyuma arambwira ngo rega nanjye singewe ngo nuko nkukunda. Hanyuma mbwira Imana ngo Mana nakijijwe afite imyaka 8, ntangira ivuga butumwa afite 15. Muri iryo vuga butumwa afite ibintu byinshi nakubitikiyemo nabyo. Nuko uhembasa. Ubu nibwo ugiye kumpemba, nuko nyene umpembye umugabo kamba. Numvijwe ry'Imana rirambwiye ngo muri byinshi wankoreye hariya naho ndashaka kuja gukora akazi kanjye. Afite famille, afite mama, ariko ndashaka kuja kumukunda byihariye. Numva afite mission yo kuja kumukunda byihariye. Ndavuga ikintu cyose rero gifatanye n'umurimo w'Imana ubu nshoboye. Ndavuga nawe ari umwe mu makamba. Numvijwe ry'Imana okay. Noneho rero nubwo ari rimwe mu ikamba ryanjye hari ibintu ntashobora. Of course nubwo ngiye gukunda ngiye kuba umugore, inshoboza kumukunda kwa kundi nari kuzakunda umugabo nakwandikiye ngusaba, na kwa kundi nari kuzubaha umugabo nakwandikiye ngusaba bari byumba. None se utararenga aho ngaho umugabo wasabye Imana n'umugabo wujuje iki wari umeze gute? Ngira ngo abadukurikiye nabo bangana nkuko nanganaga icyo gihe bashobora kuba nabo bafite iyo myumvire, ariko ngewe nari narandikiye Imana muri 2020. Ndumva aribwo nari narayandikiye muri 2000. Yego mu 2000 nari narayandikiye ndayibwira ngo Mana ndashaka umugabo, nujya ko umugabo ndashaka umugabo ukijijwe neza, udatunzwe n'amaturo, uzi gukorera amafaranga. Icya kabiri ndashaka umugabo muremure usumba uburebure. Icya gatatu ndashaka umugabo utari inzobe, ndashaka imibiri yombi, utirabura utari inzobe. Ikindi ndashaka umugabo wize ubudokiteri ninja kubyara zambyaza. Ikindi
muri uru Rwanda ntazi mpafite, ndashaka umugabo ufite inzu ufite n'imodoka. Ntabwo nshaka rwose igihe ngenjeje ibirenge Imana ndumva ari kinini, ndashaka umugabo ufite inzu n'imodoka, hanyuma rero tukagukorera. Hanyuma twege hano navukiye, urumva nakijwe ndi mutoya kandi pe nirondorera mu Mana. Numvaga rero mfite amatsiko y'umugabo nzashaka. Muri gihe najyaga ashushanya nkumva tuzajya tugenda dufatanye gutya, urareba, nkumva tuzajya tugenda dufatanye gutya, twateruranye mu muhanda. None hije kunyemeza imperezo nzajya ngenda ndeba hano inyuma, urumva ntibyari buvemo, sunika kagare sunika. So byansabye kubwira Imana ngo mpa umutima wundi, apana wo gutekereza wa wundi twari kuzajya tugenda tumeze gutya mu muhanda. Impa umutima wo kumukunda cyane uyu mugabo no kumwubaha cyane, hanyuma ngende nkora akazi ntumye. So uwo niwe mugabo nari narasabye rero. Ugira gutya rero ubona haje Victor Zinda, utari muremure nkuko abyifuzaga, ni n'inzobe washakaga igikara. Irabura byarirabura sinzi byabaye. Urasa rirabura. Shobora kuba kera rirabura. Muri ubwo aramusize. Uraza kureba amafoto ya kera yarirabura. Ukibona ko atari wa wundi ufite bya bindi wifuzaga. Bimwe arabifite ariko ibyinshi ntabwo abifite. Kwemeza umutima wawe byasabye iki? Byaramvunye. Ndasenga ntega amatwi Imana kuko nari narayibwiye ngo ubuzima bwanjye bwose ndashaka kuzakora icyo ushaka. Burya iyo wabwiye Imana ngo ndashaka unyobore, bisaba nanone kongera kuyumva ko ari irimo gukora. Rero amaze kuza, urumva yaje we andambagiza muri icyo ciciro, yaje ari uwa 4, hari abandi 3, ariko numva nta numwe nitayeho, nawe numushira mu mubare wabo ntitayeho kuko numva gatari cyo gihe. Hanyuma ariko we abarusha umuvuduko, agahamagara akandika message akansaba ko duhura buri wa 4, twageraga igihe cyo guhura buri wa 4. Numva nta mwanya mbifitiye, ariko ndasenga ndavuga ese Mana bite uyu nguyu bite ko ndeba afite umuvuduko mwinshi. Numvaga ntago binshishikaje, nari ndashaka ibyangombwa nje kureba famille yanjye Tanzania, nuko ndimwo gusengera amafaranga, ibyangombwa nari nabibonye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbona inzozi, mbona yerekwa abantu barimo gucukura hafi y'umuryango wanjye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ntureba nkuko bari abantu barimo gucukura, ngo niko Satani arimo gucukurira umugisha wawe. Ndabyuka nirukana abademoni bashaka kunyiba umugisha wanjye, ntago numvaga ko ari uyu. Hanyuma nyuma mbona inzozi yahagurutse, ngo mbona abantu benshi bamwiruka inyuma, ngo nanjye mwiruka inyuma, ariko abari giye ubona ahantu anyuza bariho nyura. Ngo ndamubwira ngo ngo felicitation, agiye kusuhuza mbona hari ibice by'ingingo zimwe adafite. Mumbwira Imana ngo Mana ko nari mbonye yiruka ahagaze ndeba afite amaguru n'amaboko bite. Imana irambwira ngo ntushaka ibyemye, ngo ntabwo ibyemye byose ariko bifite ubuzima, ngo ukora ico nkubwiye nzakiguheramwe umugisha. Mbwira Imana rero Mana mva nkubwire, twagendanye igihe twarabonanye, numuhagurutsa ndamwemera, muhagurutse hanyuma mwemerera. Ndasenga rekata, mfata ibihe byo gusenga nirije ubusa ngo haguruke wapi. Ndangije mbwira Imana ngo washakaga ko Imana imukiza ukamukunda ahagaze, yemye kwa kundi wabishakaga. Biranga bimaze kwanga rero mfata igihe cyo kubwira Imana ngo mu mutima mushasha. Muri uwo mutima mushasha rero Imana ivuganiramwe nanjye, ivugana nanjye ndayibwira ngo mu mutima umukunda. Numva ni nk'ikintu kivuyeho, byari mu kwa 12 mu gihe cya anniversaire ye. Numva ni nk'ikintu kimvuye ku mutima, ntago nenze ko ari cyumweru cya anniversaire ye. Mpita subizaho telefone nari maze cyumweru narayizimije, numva ndamukumbuye. Urumva deja nagendaga mu muhanda ndira simenye nkarenga naho nari ntuye, ntazi ngo nasize naharenze wanjye, narenze aho ntuye. Nkongera nkasubira inyuma nkabona amarira yarambyimbanye, amaso yarambyimbanye, ndagenda ndira. Ariko umunsi mvuga ngo ndabyemeye mu mutima ubikunze, numvishije ari nk'ikintu kiremereye kimvuyeho. Mpita numva ndamukumbuye, mpita ncana telefone uwo mwanya hita arampamagara. Sheri hari kuwa 5 hari kuwa 6 nibuka hari kuwa 5
ari kuwa gatanu niba atari kuwa gatandatu. Noneho arampamagara arambwira ati uyu munsi na nive yanjye nashakaga kuza tugahura Alpha Plus tugasangira agafanta byakunda. Ndamubwira nta kibazo. Noneho uwo munsi nyura ahantu mugurira utugifti nyene utwo numvaga nshaka kumushimisha nkora utuntu tw'ubuhanuzi. Noneho ndatugura ndatujyana nsanga yicaye ahantu hafi ya pisine yakumanza ico kurya. Dufite ukuntu twahuriraga ahantu abantu bagatonda umurongo, urumva nari haye condition ko ntagomba kuzamusuzugura ngo abibone. Iyo yampamagaraga nakoraga ibishoboka byose nkagenda niyo nabaga bitandimo kugira ngo abone ko naje. Mbese ni condition nari haye kugira ngo ntazamukomeretsa. Hanyuma uwo munsi ico nibuka nagiye ndi fieri, Imana imaze kuvugana nanjye, maze kumva ko ari we. Nambara neza, nakundaga kwambara inkweto zihagaze ndi gato cyane. Ndagenda asanga abantu batonze umurongo baraseka. Iyo bamubonaga babaga bazi ko ngiye nanjye guhitanza, asanga batonze umurongo noneho bagaseka bagahana twa 5 gutya. Noneho barangije nanone barabikora. Namvuye mu rugo nemeje umutima wanjye ko mwisi nta wundi muntu mbona uretse we, mu ijuru nta wundi mbona uretse Imana. Noneho babikoze umutima urambwira ngo yiwe baragusetse nanone. Ndavuga oya bari mu byabo bansetse ikisi. Nakoze iki? Nambaye nabi so ya nambaye neza. Bari mu byabo. Ikintu nabonye, ikintu cyose umuntu yishizemo akagiha umwanya kirakunda. Umunsi mbwira ngewe w'imbere ngo ntabwo bari abantu ari basetse, bari mu byabo. Habaye ikisi. Uhereye uwo munsi sinongeye kubona ko hari abantu batwitayeho kugeza n'aya masaha. Mbona umugabo wanjye ari fieri yanjye kuva uwo munsi kuva muri ko kwa 12 ko muri 2007. Numva nuwo mfite inshingano zo kumushimisha, mfite inshingano zo gukora icyo Imana yambwiye gukora no kunezeza Imana kuva ubwo. Noneho ngira ngo uwo munsi wa anniversaire nshobora kuba ngira ngo naramusunitse kurenza uko najyaga musunika, kuko yarambajije ngo ari ukuyeho n'agakiza abanza ugira ikinyabupfura cisha, ufite uburere bwishi. Numva ndigaye kuva mu kwa 9 kose ntaramwemerera. Ndavuga ndamubaza kubera iki. Arambwira ngo wakabaye ugendera kure, ubwo twari tuvuye hahandi ndi kumuherekeza. Arambwira ko yaratuye hano hepfo. Arambwira ngo wakabaye ugendera kure ngo kabanza ugasigara nkashaka abantwara ngo abantu ntibamenye ko twari kumwe. Ndavuga nti numva ni nko gufata ikipapuro ukakigera gutya, umutima wanjye numva wuvungunyiye gutya. Numva ndababaye, ndavuga Mana kuki natinze kumwemera no kumukunda. Mpita ndamubwira Sheri, ni nawe musambere namubwiye nti Sheri nzakubaha nzagukunda ibihe byose turi kumwe, nijye ugomba kujya ugusunika. Kuva uwo munsi arambaza ngo ndumva nakwita izina. Umwuka w'Imana arambwira ngo mwemerere. Ndamubwira nti nukuri uko byumva bari kubigenza. Arambaza ngo hagati ya Comfort na Gift urumva wakwemerera. Umwuka w'Imana arambwira ngo mubwire icyo azajya kwita kikamunyura abari ko azajya kwita. Ndamubwira wowe uko wumva wanezerwa umpamagaye bari kuzajya umpamagara. Numvaga uko yanyita kose bipfa kuba ari byo bimushimisha nzajya nitaba. Nkeje arambwira ngo natekereje numva uri Gift, uri Imana ivuye ku Mana, Imana iguha umugisha. Kuva uwo munsi dutegura ubukwe. Uretse kujya kuri kuva uwo munsi uba Gift, umwita Sheri. Kanze mbaze Victor ukuntu aho byahiri kugira ngo witwe Sheri. Wari wakoze icyo uwo munsi byagize gute? Gusa uretse gusubiza, hari ikintu uvuze ngo barabasekaga bagakoma n'amashyi bande kubera iki? Ahantu keshi yakundaga mu hoteli ikiri Alpha Plus niho yakundaga kwicara, kuko urumva yatambikaga gatoyi akamanuka akicaramo, so hakaba ariho hamworohera, niho hantu twakundaga kwicara. Rero hari ukuntu abakozi baho iyo bamubonaga babaga bazi ko wa mukobwa baganira ari ugiye gukurikira. Ngira ngo barebaga ari nk'utuntu ari nk'ibintu bishimishije ukuntu
ngira ngo umwe akabwira undi ati wa mutipe wo mu igare yaje, ngira ngo undi akabwira undi akabwira undi, bagahita batonda umurongo nk'abantu batwiteguye. Noneho njye natambuka ukumva ngo kwe bakagirana gutya bagahana twa 5, nkumva ndatitiye, nkumva ubwoba. Ariko uwo munsi navuye mu rugo nikasorinze, ndavuga mu isi nta muntu mbona, nta n'undi mu isi uriyo, ni Victor wenyine. Mu ijuru nta wundi muntu uriyo, ni Imana gusa. So ufite inshingano zo kunezeza abantu babiri. Nuko ndangije rero umunsi rero babikora gutyo, kandi kuva uwo munsi sinongeye kubona ko hari ababikoze, kuko numvaga mu isi nta wundi muntu uriyo. Kuva uwo munsi ndamubwira ntuhereye umunsi uri sheri, mfite inshingano zo kumva nkukunze no kukunezeza, kandi sori ko natinze kukwemera. Mana, mbega story mufite inkuru y'urukundo iri so amazing, iryoshye cyane. Thank you. Nese Victor, Karame, kugira ngo ajye kukwita sheri, kugira ngo ajye kukwemerera gutyo, akubwire gutyo, ahinduke abundi muntu utandukanye na wa wundi muri ya mezi 9 ashize, niki warakoze kugira ngo kwemere? Urebye naje kumubaza nyuma, ariko arashaka telefone. Yego. Jewe ibyo nakoze, nagize communication iri effective, cyangwa communication ihoraho. Muhamagara, mubwira amagambo meza, ariko ntamustressa, nkamubwira amagambo meza, amagambo y'Imana, amagambo y'urukundo, ariko nkamuhamagara kenshi. Ikindi nakoze namubwiza gukuri. Kuko nari mfite akazi ariko kampemba make, mubwira ko nta mafaranga mfite afatika, amafaranga mpembwa nayo nishyura inzu byasaga nkaho byenda kungana. Kurya no kubaho byasaga nk'ibitangaza. Ariko njya mbivuga ibingibi avuga ni wenda ntihagire uzanyigana, buri wese agira inzira anyuramo, ko arushobora kunyumva ari umusore utarashaka akavuga ngo nangiye gushaka ko nta mafaranga afite. Ariko je nari mfite ibanga ryo gusenga no kwizera, kandi numvaga kuba mfite akazi Imana ishobora kukampera mu mugisha, nubwo mpembwa make ariko ishobora kumumugisha. So ntago namwiraririyeho, ubundi bajya bavuga ngo umusore utiraririye, umusore utirarira ntarongora inkumi, ariko je ibyo ngibyo nabishyize ku ruhande. Mubwiza ukuri. Icyaze kudusetsa nuko twakoze ubukwe, hari umuntu w'inshuti yanjye wikundiraga n'agatama, yaje kwinjira muri sale ari kumwe n'abandi bantu, avuga ati kumbe ubukwe bwari ubw'umushuti wanjye Victor. Aturiya mukobwa nta kindi cyamuzanye, buriya ni amakonte ya Victor yarungurutse, kuko Victor agira amafaranga burya, abantu bambona mu mafaranga. Nayo wari ufite. Yego. Ariko bari bazi ko namushukishije amafaranga. Ariko ikiza nuko nta mafaranga namushukishije, ntayo nari mfite. N'ikimenyimenyi nagiye gukora ubukwe nta mafaranga nsa nkaho mfite, ariko twari twarandikiye Imana jye nawe, tuvuga ngo jewe na kanaka twandikiye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera mu ijuru, mudufashe myiteguro y'ubukwe no mu bukwe nyirizina, muzakoresha abantu mwahaye umugisha. Turasinya, nawe arasinya, agira kopi nanjye ngira kopi. Tugakora ibishoboka byose, tukabwira abantu, ariko twakoze ubukwe butangaje, twabukoreye muri Petit Stade. Muri Petit Stade niho twabukoreye icyo gihe. Bwari ubukwe bwatashywe n'abantu benshi, ariko nk'uko rumbajije aricyo nshimangira, nuko icyo nakoze no kumubwiza ukuri, no kumuvugisha kenshi, ariko no kumusengera, gufatamira umutima we. Nafatagamira umutima we, kuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo dufatamira ibitekerezwa mu mitima y'abana b'abantu tukabigumurira Kristo. Mu Bakorinto ba 2 igice cya 10 umurongo wa 5. Yego. Rero niho nafatagamira umutima we, ngavuga ngo Mana woroshye, ushyire mu rukundo rudasanzwe. Buhoro buhoro ngiye kubona mbona urukundo, nasengeye n'ibikorwa by'ukuri hatarimo ubwesukuro, mbona biramukuruye, biramukurura, bizana urukundo rwe, ku buryo nigeze kumubaza ariko niki wankundiye,
twarashakanye hashize nk'imyaka ngira ngo nk'ibiri cyangwa itatu namaze n'iki wankundiye kimwe gusa wenda ni byinshi wavuga ariko vuga ikintu kimwe gusa wankundiye kurusha abandi avuga ati ni ukuri ati wowe wavugisha ukuri mu bintu byose kwakwirarira narakugenzuye mu bintu byose wavugaga wambwiza ukuri ariko abandi basore bagiye bantereta bagira gutyo kubona ukaza gusanga hari ibintu yaguhishe ukaza gusanga hari ibintu yaguhishe agucenga so n'uyu munsi rero turacyagendera kuri uko kuri niyo mpamvu akinyita sheri impamvu nanjye mwita gift ni uko akigendera mu kuri no mu rukundo arankunda igihe cyarageze rwa rukundo nasengeye no kubagarira ruraza noneho urwe rurusha urwanjye nsigara nsa nkaho iba navuga kumwiyama kuko yarampamagaraga kenshi buri kanya nakuraho telefoni nayisubizaho kubera iki ni ikibazo cyari cyavutse akabura ikibazo cyari cyavutse ibyo ntibyagushimije ahubwo byaranshimishije cyane ariko ukagira ngo nkavuga ni ko urukundo rubaye rwinshi cyane nta no gukuraho telefoni ndi muri classe nta no guhumeka ariko ndavuga ni wawo Imana irasubiza ikagwa n'ibirenze yego nese mbwira kuki wakomeje kwensista kuri Jeannette impamvu namwishiseho nari nakoze list nari nakoze urutonde kuva ariko urutonde nakoze kuva wakizwa nakizwe nibwo nakoze urutonde ndavuga ni ndashaka umukobwa wubaha Imana utavangavanga usenga akizera kandi uri sociable umuntu ugira usabana n'abantu kuko ndi umuntu usabana nanjye n'abantu nkumva rero ninza n'umugore udasabana n'abantu ashobora kuzanca ku bantu kandi bikaba byantera depression kuko ntasabanye n'abantu giye narwara no life nta buzima ikindi nkavuga ngo ndashaka umukobwa utafite ubumuga kuko giye mfite ubumuga atari kuvuga ngo no kuvangura ariko navuga ngo nshatse nk'umuntu ufite ubumuga nanjye mfite ubumuga byatugora kuzamurana niko niyo myumvire yanjye hari n'abashakana bafite ubumuga bombi ariko baba babyumvikanye bafite ukuntu babibonye ariko giyewe naravugaga nti ndumva ashaka umuntu udafite ubumuga umeze neza kandi nduta ufite imbaraga ku buryo twafatanya tugatera imbere ikindi navugaga ngo ndashaka umukobwa utariyandaritse ufite ubuhamya bwiza nayo mpamvu nabanje kumubwira duhuye bwa mbere namubwira nti wampaye ku buhamya bwawe nari nk'amaneko tukagira ngo ni izindi none avuga ati nabaye gutya nagize gutya nabaye hanaha nakijwe uyu munsi n'uyu nabaye hanaha ndavuga okay ndarikodinga muri record umutima nawe ndamubwira ibyanjye byose so nashakaga umukobwa utariyandaritse kuko nasanze atariyandaritse ikindi nashakaga umukobwa uzi gukora kandi najyaga nshaka n'umukobwa wize ubwarimu cyangwa se ubuforomo mvuga ngo wize ubuforomo ashobora kumfasha kutuvura na famiye no kwita ku buzima bwacu nawe yashaka docteur ariko nawe yashaka docteur niba atabaye umuforomo ndashaka umwarimu kuko umwarimu ushobora kurera abana b'abandi nabe yabaha uburere bwiza ariko mubonye mu rusengero mbona ni umurezi wa Sunday school ndavuga ntewe uyu n'uyu tu ikindi yarafite ababonaga ari umuntu ukunda gusenga afite n'umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa kandi ukabona ari sociable n'ubu uramubona ko biragaragara cyane ikindi nashakaga umuntu uciye bugufi utazansuzugura kuko ashyize ubuzima nakuriyemo noneho mbonye n'umugore usuzugura napfa nashira ariko ndamushimira ntabwo asuzugura ntabwo asuzugura nurse Victor hari ukuntu kenshi bitari uko ufite ubumuga n'abadafite ubumuga hari uko bavuga ngo nta bukwe
utaha utagezwe intorezo niko mu kinyarwanda bavuga Yego. sinzi niba ari umugani n'imvugo ibyo ari byo byose ngo nta bukwe butaha butagezwe intorezo intorezo nuko njya numva bavuga ya urakoze ntabwo byababayeho byatubayeho gato cyane kuko ingamba twafashe tumaze kwemeranya twavuze tuti ntuza fiyansaye yacu tuyigira ibanga rikomeye twagize ibanga rikomeye ku buryo urukundo rwe rutangiye kugurumana muri we yabaga agiye nko kumuhobera cyangwa kunsuhuza nk'umuntu nkamwicira nk'ijisho cyangwa nkamugira kugira ngo hatagira ubibona agakeka ko dukundana akaba yazana ibicantege ariko burya abantu bakundana hari igihe kigera nubwo twafiyansanyije igihe kinini twafiyansanya amaze kunyemera haciye amezi 6 gusa dukora ubukwe nabyo twirindaga kumara igihe kinini kuko mara igihe kinini niko mugenda muterwa so rero ntabwo twahaye umwanya abantu kudusenya ariko kuri we ku ruhande rwe ubukwe bwegereje hari abamubwiye nka 2 batari 3 reka twibwirire sibyo byiza ijana byagenze bite hari uwo nasengeye ndabimubwira arangije arambwira ati Imana nzikorera n'uburyo Imana igukoresha ntabwo ari uriya mugabo wawe genda usenge wibeshe ayo ni amarangamutima kubera ubwira urukundo anyereka ahantu nja gusengera arambwira ati ntabwo tujyana kuko banzi genda wenyene ko batakuzi Imana iravugana nawe njya ahantu gusenga nuko barahanura aravuga ngo ko ari wese urahungira hehe Imana nuko ndavuga po nabo baravangiwe nta hanumvishe ko bavangiwe undi yari umusore bari baradepoje ntari narahaye umwanya nyuma arambwira atari ko wabitekerejeho neza urabona uriya mugabo azabyara ati ni umwana mwiza agenda muzi ni ifura pe ariko ibyo bizagarukiraho uzaba mu buzima bwo kurira ntabwo uzigera ubona akana wabivuyemo tugasubukura ibyanjye nawe ntoya ni igihe cyarakurenze ntiwarakererewe nta kibazo yavuganye nanjye zaduha abana nabo ngabo wenda iki gitabo turaza no gushaka uburyo tuza kubishyira imbere ntabwo twakibagiwe ariko nacyo turakivugaho mu kanya gato cyane ni igitabo cyanditswe n'umwanditsi uyu turi kumwe Zinda Victor reka wenda mbere ko tukijyaho Imana ngo mwe mwavuganye ko igomba kubaho umugisha by'umweko ngo izaguhera umugisha muri Victor umugisha waje kubona nyuma yo gushinga urugo nawe cyane uyu munsi nitwa Narongo mama wa Willy uwo no umugisha wa mbere urumva mu bintu twari dutegerejweho ko ari ukubyara buri muntu wese mu kwezi kwa mbere akabaza none se ntabwo uratwita none se mu by'ukuri bwari bwo bwa mbere mbonanye n'umugabo ntabwo rero narenze niba byambwira ari byo cyangwa atari byo kugeza ubwo batangiye kutangira abaganga hanyuma nabimubwira akambwira ati oya Imana yakumpaye udashaje ikakumpa yarampaye amazina y'abana nasanze afite amazina sinigeze nita ikampa amazina y'abana yabampaye tazi ko tuzabyara ati nta kwa muganga ariko mbona ari twe twicerereje kuko nkihagera nashakaga ifura y'umuhungu ashaka ifura y'umukobwa ndamubwira ntumva rero ngewe nanjye Imana niba twarakoranye akaba rero yambwiye kuyumvira nkakuzaho ifura yanjye izasohoka hano bwa mbere n'umuhungu nawe arangije arambwira tumva Imana yavuganye nanjye 2004 senga ndi mu cumba c'amasengesho habanze ishimwe Esther bagakurikira hari abahungu n'abandi ndamubwira ntibyo tubyihorere ntitubitindeho reka turebe uzasubizwa ati sawa turatega so dutinda rero gutwita amezi 3 cyaho ariko nyuma y'amezi 2 nitwaba tukivuga ngo umuhungu cyangwa umukobwa tugutangira kureba umwana wari we wese Mana duha umwana nyuma rero nja kwa muganga barambwira ngo ndatwite mu mezi 3 ngiye ati utwita abana 2 ahita aravuga ati atuwo n'umuhungu n'umukobwa Imana yanze kudutera impaka
nyuma ya habigeza amezi 5 ngiye kwa muganga ati ni umuhungu n'umukobwa, gakuru n'umuhungu, gato n'umukobwa. Nuko ivura zaje. Imana ibasubije mwembi. Akusuka Imana ikora abantu Victor, uzi ko Imana ikora cyane, irakora. No, wumvise n'uburyo mwabyaye n'uburyo mwagiye muharira, sinzi niba ari uko muzi kwisobanura gutya. Twarahariye byo, ariko wumvise ubuhamya buri umwe yiyemera ku wundi ngo ni jyewe Imana isubiza, ngo ntunyirateho, ngo ni jyewe Imana izasubiza. Imana iravuga ati rero abantu bashobora kwirata, bose mbagire basubize. Navuganye nawe n'undi navuganye nawe, atazagira uwirata kuri mugenzi we. Mufite abana bangaho ngubu? Dufite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Kuko nyuma y'impanga twakurikijeho umuhungu, turi kumwe nawe hano, n'undi mukobwa wa bucura. Yego. Biryoshye gute kugira abana ibitsina byombi, kugira abana muri rusange? Nkuko yarabivuze, nigeze gusenga iminsi 3, ariko ku munsi wa 2 nduhutse numva nk'ijwi rimbwira amazina y'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, nkuko yabivuze. Bitanandika, ndavuga nti aya majwi numva ntabwo ari Satani, ni Imana. Ndandika mu gakaye. Amahirwe nuko yigeze twakundaga kwimuka tukiri mu nzu z'inkodeshanyo, tutarajya mu nzu yacu, ubu turi mu nzu yacu, Imana yatugiriye neza. Ariko tukimuka, hari ubwo twimukaga ibintu ari mu kubishyira nko ku murongo, akagwaho agakaye ntakibuka aho kari. Asubiyemo ajya kubona itariki n'ukwezi muri 2004 naranditse amazina y'abana kandi ntarabona na fiance. Yego. Mwita ya mazina. Rero ubu buhamya dufite, hari igitabo kiri aha ngaha cy'uyu mugabo yitwa Zinda Victor. Ufite igitabo, nkeka ko twavuze ku ncamake y'incamake y'ibiri mu gitabo. Bavandi, umva twafashe ku gice cy'urukundo, hari igice cy'imibereho yo mu bwana, mu busore, mu rushako, m'imbere ntabwo twahagiye, mu kubyara abana, ibyo byose biri muri kino gitabo. Ni igitabo cyitwa gute? Cyitwa amagambo y'icyongereza nakise The Tested Life of Unceasing Hope. Ariko mu Kinyarwanda ugenekereje ni ubuzima bwageragejwe ntibutakaze ibyiringiro, cyangwa se ubuzima bwageragejwe bukagumana ibyiringiro. Yego. Bukagumana ibyiringiro. Kuki wakise gutyo? Impamvu nakise gutya nuko nkuko nabivuze nangira kwivuga, nagize ubumuga ndi umwana muto cyane, ariko hari benshi twagize ubumuga igihe kimwe cyangwa na nyuma yanjye bagiye batakaza ibyiringiro, umunsi bakaba batakiriho, cyangwa n'abariho babayeho mu buryo bubi, batarize, batarashoboye kumenya Imana, batarashoboye kubaka, batarashoboye n'abubatse wenda bakubaka ingo zitakiriho, zidafatika. Ariko jyewe muri iki gitabo ubuhamya bwacu nagiye mbona abantu badutumira mu mashuri, ntaranashakana na Gift, bajyaga bantumira mu mashuri ngatanga ibiganiro ku buhamya bwanjye, bugafasha abanyeshuri, bakantumira mu nsengero, bakantumira mu miryango, bakantumira ahantu hatandukanye. So rero ndatekereza ndavuga ngo nkurikije uko mbona muri iki gihe abantu bagenda batakaza ibyiringiro, ari naho muri uyu munsi simfite imibare ifatika, ariko uyu munsi no mu Rwanda ikigero cy'ibibazo by'agahinda gakabije birimo birazamuka cyane, kandi no kwiyahura wajya gutinda kumva umuntu wiyahuye, ariko ari abantu benshi, umubare munini uri mu kugenda wiyongera, abantu biyahura. Mwagiye mwumva bahanukaga ku mazu hano muri Kigali, akava kuri etage ya kangahe kubita hasi, yigiye bikurikirana. So ndavuga nti rero nanjye muri ubuhamya bwanjye hariho aho mvuga ko hari igihe nayo ngiye kwiyahura, naguze n'umuti, ariko siniyahura. Kubera iki? Kubera ko nakomeje kugumana ibyiringiro ko ari icyo nabacyo, kandi koko hari icyo nabaye cyo. Igihe ngiye kwiyahura nari ntaramenya Imana, ariko aho menye Imana ndushaho kugira ibyiringiro. Ndavuga rero
nabishyira mu gitabo cy'amapaje 220 niko nagerageje kubihina ndavuga ni igitabo gishobora kugera aho ntashobora kugera cyangwa kikazantanga naho nzagera ikindi gihe haba mu mahanga haba mu Rwanda. Niyo mpamvu nabanje no kucyandika mu cyongereza kugira ngo kizasomwe n'abantu benshi atari abanyarwanda gusa, kuko abanyarwanda nabo bazi icyongereza ni benshi. Ariko ndateganya ko nyuma yo kukimurika ku mugaragaro nkabona ubushobozi, hari abo twavuganye bashobora kuzamfasha kugisemura kikajya mu kinyarwanda vuba, ku buryo n'abanyarwanda bashobora kugisoma bashaka kwiyahura agasubizwamo ibyiringiro. Wavuze ku byerekeye n'agahinda gakabije kari hano hanze, ni kenshi kuko nganira n'abantu benshi, aho tugana ni bake, none ibaze abadashobora kuza imbere ya kamera ngo bavuge ubuzima bwabo, ibyo bahura nabyo, nabo basirimu navuga ngo benshi bafite ibyo bibazo, ni nabo banasoma n'ibitabo. Uwo muntu ufite ikibazo cyo kwiheba, cyo kutikunda, cyo kumva ubuzima bwaranze, cyo kutagira urugo rwiza, cyo kumva adakunze isi, kugira naho ashaka kwiyahura, ashobora kubona ihumure muri kino gitabo. Ashobora kubona ihumure muri iki gitabo, kuko muri iki gitabo nanditsemo amagambo menshi, aho nagiye ntangamo inkuru nyinshi z'ahantu ubuzima bwankomereraga cyane. Nk'urugero, hari igihe nigeze ntubivuge byose kugira ngo bagire amatsiko nyaboneka. Hari igihe nigeze kubura akazi imyaka 2, aho ndepoje kandi narize, aho ndepoje bakagenda bashyira muri puberi, maze imyaka nk'ibiri nshomereye, ndavuga nti nkwiye kuva muri iyi si, tumva ntacyo maze. Urumva habaga n'ibindi byatumaga nyine, ndavuga nti ubu ngubu kubera ko itike yarabuze, sigaye ngenda n'akagare njya gusaba akazi, aho ngeze nkagira wenda n'ibyuya kubera kunyonga akagare. Ndavuga nti igikurikiraho ubu ni ukujya ku muhanda gusabiriza, kandi ibyo nibyo bintu nari naranze kuzajya gusabiriza ku muhanda. Nkavuga ntaho kugira ngo nzasabirize ku muhanda narize nkagera muri kaminuza, nkwiye kwiyahura, niko navugaga. Nkarara ntasinziriye, noneho ntangira kujya njya mu kunywa inzoga, ntangira kuba umusinzi. Tekereza umuntu udufaranga nabonye, cyangwa nkajya kuvumba, cyangwa nkajya kwikopesha inzoga. Tekereza umuntu ugenda ku kagare, hari akandi kagare mfite nyongesha, nigeze no kwikubita hasi nasinze, kankubita nko muri huruhurura, umuntu aramfasha turakazamura, n'ibindi. So ibyo bintu byari ibimenyetso by'agahinda gakabije. Bavuga ngo kanjye kunywa inzoga zitume ibitekerezo byanjye bigira bijya muri pause. Victor, ibyo byose tuzasanga muri iki gitabo, ariko ushobora kwibaza ngo kubura amahoro mu mutima biryana gute? Biraryana cyane, biraryana ku buryo kubura amahoro mu mutima birusha, navuga ko birusha n'ubabare bwo ku mubiri, kubera ko naburaga ibitotsi. Hari igihe kinini najyaga mbura ibitotsi kandi nkiri muto, ndi umusore, ariko uyu munsi ngira amahoro, ahubwo ngira ikibazo cy'ibitotsi, ngira ibitotsi cyane. Ku buryo nko gusoma igitabo nk'iki ngiki, ndashishikariza abantu gusoma batagira n'ibitotsi cyane, ariko jewe nshobora gusoma nk'amapaje nkangahe, ibitotsi nkabona biraje, nkahita nsinzira. So ntabwo nyibura ibitotsi, ariko hari igihe naburaga ibitotsi. Rero amahoro y'umutima ashobora gutera igifu, kubura amahoro y'umutima ashobora kugutera za stroke, kubura amahoro y'umutima ashobora gutera guturika imitsi nyine arizo stroke. Ngira ngo kubura amahoro y'umutima ashobora gutuma ugira umujinya udafite impamvu, kuko hari igihe nabaga mfite umushiha, ariko uyu munsi biragoye kugira ngo uzabone ndakaye. N'abantu benshi bajya bambaza, ariko ntabwo turakubona urakaye. Ndavuga ndakare mu bibone, nkasa nk'uwirakaza, ariko ntabwo bishoboka, bitandimo. Ariko hari igihe nabaga ndi umurakare, numva ndashaka no kujya mu bandi, nkabajyamo wenda ngiye nko kunywa inzoga, akayoga kamara kungeramo nkaba aribwo mvuga, nkagenda nkasinzira, nabyuka kandi umutwe ukaburandya kubera hangover n'ibiki. So rero kubura amahoro mu mutima bishobora gutera indwara z'umubiri, bishobora gutuma upfa vuba,
bishobora gutera agahinda gakabije, ukaba wakwigirira nabi, ugasoza unasaze, umutwe byanze, warabaye zezenge no guturika imitsi. Ibyo rero ndashima Imana yuko bitangezeho, ntageze kuri urwo rwego, kuko nabaga ngiye kugera nko kuri extreme cyangwa se ku rwego rubi, ibyiringiro bikagaruka, nkumva ndi uw'agaciro. Nahoraga numva ijambo ringaruka mu mutima wanjye ngo ndi uw'agaciro, hari icyo nabacyo, hari icyo nakora, abandi bakagira umugisha. Reka dusoze kuri kano kantu mbere yuko tuvuga aho twabona igitabo, aho kukimurika. Ukunda gute umugore wawe? Umugore wanjye ndamukunda cyane, kuko n'ubu turi abasaza, turacyahana utubizu. Ikindi kigaragaza urukundo rwacu nuko tujya tugira igihe, tukagira icyo bita quality time, abongereza, igihe cyo kwicara hamwe tukaganira, tukashimana ibyo dukora neza, tukanakeburana ku byo tudakora neza. Ikindi kigaragaza urukundo mukunda nuko nta mubangikanya n'abandi, ntawe mubangikanya nawe. Ngira urukundo, abantu bose mbita sister, daughter, brother, auntie, hari abadamu benshi nita sisters, ariko ntawe ndamubangikanya ngo mwite sheri ngo mwite sheri cyangwa mwite gift. Ntawe nita gift, ni irye gusa, ni irya gift nyine. Kandi niyo turi kumwe, nk'ubu hamaze hari igihe yigeze kumara imyaka 2, dufite umwana wagize ubumuga, amugajwe n'imodoka yamugonze, n'ubu turacyamuvuza, ako twizeye ko azakira. Yigeze kumara imyaka 2 muri Kenya, yagarutse umwaka ushize, ari kumwe na mama we, ndi mu rugo jyenyine. Imyaka 2 irashira, haburaga amezi 7 imyaka 2 yuzure. Imyaka yamaze y'umwaka n'amezi 10. Ariko muri icyo gihe cyose ntabwo nigeze nyura undi mugore, ntabwo nigeze ntereta nawe, nuko so rero ndamukunda. Gift wa Zinda, ukunda gute umugabo wawe? Sizi impamvu mbona uri gusa n'umudamu wa Rutayisire bana. Kuzamuza nawe inshuti zacu, urabona ko ari nawe. Umugabo wanjye ndamukunda, urumva nta wundi nzi, ni itegeko rero, ngomba kumukunda, ndamwubaha. Kandi pe ikintu dushimira Imana, tumaze hajya ni 17 cyangwa 18, turakabaka 17 mu mwaka utaha, sinkibuka n'imyaka tumaranye. Ariko uko byari bimeze mu kwezi kwa mbere, n'ubu niko bikimeze, turacakundana. Yego. Ngayo ngoko nukuri pe. Wenda icyo nakongeraho, ntabwo turi abamarayika ngo wenda tuvuge ko hari ubwo bitagendaho nabi gato, ariko ntago bigeraho tuvuga. Hari igihe ushobora kuvuga ati ariko gift wanyerereje, ibintu byo gukererwa kubera icyo unyerereza, ariko ntago turagira ngo mwazamure ntuza indi yavuga funga isura, ibintu bicike. So rero ntabwo turi abamarayika, ariko dufite uko tubijera. Iyo bibaye bisa nk'ibigiye kuza, uravuga ati mfite uruhare rwo kuzuza hatuzuye, nawe akavuga ati mfite uruhare rwo kuzuza aho Victor tuzuye. So rero kubijyanye n'iki gitabo nacyo, nko arabimbajije aho cyakurwa, turateganya kukimurika ku mugaragaro, cyo bita book launch, ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10, ni mu minsi mike isigaye. Azaba ari kuri hoteli Ubumwe Grand Hotel, ni ruhande, ni haruguru ya Miricoline cyangwa se inyuma ya Banque Populaire mu mujyi. Zaba ari saa 10, kuva saa 10 z'umugoroba kugera saa 1 z'umugoroba. Turatumira abantu kuzaza bakumva byinshi kurushaho, ariko buri wese uzaza ndamusabye azatahana iki gitabo. Kizaba kigura amafaranga atari menshi, tuzayababwira, ndetse
uzaza wese azaze yitwaje amafaranga yumva ko ari butahe agifite. yego nkumva rero kuri uwo munsi azaba ari umunsi mwiza tuzagaragarizamo ibintu bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwacu no guhumuriza abantu no kubabwira yuko dufite gahunda yo gukomeza umurimo wo guhumuriza abantu no kubafasha mu buryo bufatika, cyane cyane abantu bafite ibibazo by'ubumuga n'abafite ibibazo by'agahinda gakabije, ibibazo by'abantu bafite gutakaza ibyiringiro. Iki gitabo rero nk'uko nakise murakibona kiriho ifoto yanjye, naracyitondeye kandi cyemejwe n'umwanditsi umukozi w'Imana benshi dukunda Reverend Dr Antoine Rutayisire, naye muvuzemo mu kanya niwe wacyemeje. Harimo n'abandi bakozi b'Imana bagiye bakirekomanda, witwa Pastor Gacura Canisius nawe yashyizemo rekomandasiyo ye. Undi mu profeseri witwa Nathan Kiroma uyoboye ishuri rya theology yitwa Africa College of Theology. So murumva ko ari igitabo cyitondewe, uzagisoma ndahamya yuko azakuramo umuti umufasha kwihanaguramo kwiheba, kwihanaguramo gutakaza ibyiringiro. Niba narabishoboye nawe wabishobora. Kuki utabishobora? Niba narabishoboye nkururuka hasi, wowe ukaba ufite amaguru yawe, ukaba ufite amaboko, ukaba ufite amaso akora neza, ukaba ufite umutwe ukora neza, wowe wabikora kurushaho. Hari ibyo wageraho kurushaho nanjye. Niba narashoboye kwiga primaire ngenda hasi, segonderi, universite ngenda hasi, wowe wabishobora. Kandi ntabwo byayivuze ko ababyeyi banjye bari abakire, bari abantu baciriritse, ariko hamwe no kudatakaza ibyiringiro no kugira intego byarashobotse. kabisa. Abifuza ihumure wikwifata uvuga uti ngwino mu gitabo. Harya ni ku itariki zingahe? Tariki 6 z'ukwa 10. 6 z'ukwa 10 ni mu cyumweru ku cyumweru gitaha, weekend itaha uhereye uyu munsi. Weekend itaha rwose muze ku itariki 6 kuri Ubumwe Grand Hotel mu mujyi kaka etage hariya kabisa. Ku Ubumwe Grand Hotel abantu benshi barazi. Sangapi? Saa 10 kugera saa moya. Saa 10 kugera saa moya z'umugoroba. Yego. Ubwo nyine ni mugeze hariya muri hoteli mwita muyoborwa. Muze tuze turi benshi dushyigikire uyu mwanditsi Zinda. Birenze kuri ibyo ngibyo muze dukuremo natwe ihumure ryacu. Niba ari umuntu waciye mu bintu runaka uyu munsi akakubwira ko afite amahoro mu mutima, abenshi ndabizi ko mwabuze ayo mahoro mu mutima. Ndabizi ko mudafite ubuzima bwo mu mutwe, ndabizi ko mudafite ubuzima bwuzuye. Si ngombwa ko ibyo tugira byose tubijyana kwa muganga. Hari nubwo tuba dukeneye abatugira inama, tuba dukeneye kuganira n'abantu runaka baciye mu byo wenda turimo turacamo uyu munsi. Birashoboka ko Zinda yaciye mu birenze ibyo uri gucamo uyu munsi, ariko wowe ukumva isi yakurangiriyeho. Ngwino twigane nawe, twigane n'umuryango we, ubundi tubashe kuba natwe twagaruka muri twebwe. Maybe ko ariko guhinduka kwawe, guhindura page y'ubuzima bwawe bw'akababaro cyangwa bwo gutekereza nabi. Abafite couple itari nziza muze twigire kuri no couple. Abafite ubuzima butari bwiza muze twige kuri buno buzima. Abafite ukutishima muze twigire, ariko si ndimo jewe ndikuvuga twe ndimo muze mwigire byumwe kuri ibyo ngibyo. Nanjye ibyo ntafite maybe ko nzagenda nkabirongera hariya. So reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyanyu. Byanze bikunze hari umuntu sinzi ko mwabiteguye, nk'umuntu ushobora kubaza andi makuru ku byerekeye na launch y'igitabo, nta contact wenda simbizi uburyo yababona contact ndumva nazitanga. Telefone yanjye ni 0782 52 35 34. Izo nizo nimero za Zinda. Ariko nanone ku bantu mwandika kuri WhatsApp cyangwa muhamagare, mujye mufata iby'umumaro. Kuvuga ngo gifite agenda kameze gutya ntabwo ari mugango yeguye. Reka tuzabikurikirane mu iki gitabo, ahubwo tubaze information ku byerekeranye no kumurika igitabo. Mwakoze kuba natwe, nuko nishimiye kuganira namwe.
natwe turishimye cyane twishimye cyane Yego. ni umunsi mwiza mufite rwose story nziza iryoshye kwibara biryoshye none ndi kwibaza mu gihe cy'igitabo bizaba ari impact bizaba biryoshye cyane murakoze cyane Yego. mwakoze rero kubana natwe mu gitabo mu kiganiro inkuru yanjye mwakoze vraiment no kutugira icyizere kugira ngo kino gitabo tugihe abanyarwanda monsieur Zinda mwakoze cyane murakoze namwe mama gift namwe mwakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye nitwa Rweme Mbabazi naho utaha murakoze cyane